Hello friend, ndabashoboje kuri Iwacu Bikorete TV channel twigaho ibimera Imana yaremye ku isi, tukiga umumaro wabyo n'icyo birwanya n'indwara zibivura, kuko ubu ni ubumenyi buba buriho abatubanjirije banditse, natwe rero tukavuga ati tuzakurira tubisangiza ku bandi babishaka. Iwacu rero Bikorete TV uyu munsi twabateguriye ikimera mubona hano. Ni akatsi mubona keza gafite utuntu tw'utubabi duto cyane, kagira ibintu by'amahwa guhera kumeza kugeza hejuru. Mbese ni ikimera Imana yiremeye irangigishiraho n'ubwirinzi bwacyo. Ibimera rero muzabona bimeze gutyo, nk'urugero imifatangwe, imikeri, mbese ukabona bino biti birakura, ariko gukura kwabyo Imana ibishiraho n'icyo bita ubwirinzi bwabyo. Bino muzabona bifite n'amahwa. Bino bimera akenshi biba bifite ibintu byinshi bibitse muri ubwo buzima bwabyo hano ku isi, kandi bikadufasha mu buzima tubamo. Bino bimera mubona Imana bishizeho ngo tubikoreshe, bitubere umuti, bitubere ibiryo, mbese bidufashe no guhangana n'izindi mbaraga tutabasha kubonesha amaso yacu. Bantu bacu rero turabakunda cyane. Kuri uyu munsi rero tugiye kwiga kino kimera. Iwanyu mwaba mucyita ngo iki? Yaba abatuye muri Congo, yaba abatuye muri Uganda, Tanzania, Burundi, Kenya, uyu muti muwita ngo iki? Uyu muti mu kinyarwanda abenshi bawita umushabishabi, umushaba, icyo bita ngarukire, mahoro, byishimo, mbese biterwa n'uko buri hantu hose n'umuco wabyo uko babyita. Uyu mushaba rero ubita ngo ni umushaba, akenshi bakunda kuwukoresha mu miti y'amashaba. Ku bantu bakunda gukora bizinesi zisanzwe, ku bantu bakunda gukora ubucuruzi bwagutse, ariko buno bucuruzi mukora rimwe na rimwe bukajya bugiramo ibihombo bitandukanye, kandi washoyemo yawe nta n'ikibazo ufite. Abo ngabo nibo turimo tuganira nabo. Rero mutege amatwi mwumve, nibura n'iki kibazo ufite abakiriya benshi pe, wakoraga bikagenda, ariko urabona batangiye kujya bagenda, rimwe na rimwe ibyo ucuruje ntibigende, wakora iki? Nibo tuvuga atari abandi nyine, tutavuga abandi birirwa bashaka bakora amafaranga ya buri munsi, bakora amafaranga ya buri munsi, ariko ugatangira ukajya ubona uri ku gihombo. Nabigenza gute kugira ngo mbashe gukoresha bino bimera by'iwacu? Kino kimera rero bita umushabi ni mwiza cyane mu guhangana n'izo bibazo. Ikibazo ushobora kuba ufite nk'abantu, akenshi nkunda kwivugira ko ibi ngibi umuntu ashobora kukubuza kutikorera. Umuntu ashobora kuza kuvuga ati runaka njye ndifuza, adashaka ko ari gukora, yageza agatiramo bino bintu bihumanya, ashobora kurizamo bino bintu by'ibijangwe, injangwe ikakunira nko muri bizinesi, cyangwa akaza akakwaburira. Abantu baburwa bo barabyumva cyane, abantu bakunda guhinga, niba udahinga byo ntiwabimenya nyine uburyo baburamo, iyo wicecekera byo ntabyo uzi. Ariko bizinesi barayabura burundu, ukajya ubona iri kugenda itumuka pe. Ku bantu rero bafite ikibazo nk'icyo ngicyo bigenza ute? Bashaka kino kimera bita umushabi, ukongeramo n'umuhanga, warangiza ukitera muri ibicuruzwa byawe cyangwa hanze, bya bintu bagutezaga byongera kugaruka, birigendera. Ikindi kintu rero kimera cyagufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi, hariho imiryango myinshi rimwe na rimwe ibamo za karande zibaho. Zino miryango ibamo za karande, wenda umwaka ugiye kurangira, hariho n'abaterwana buri kwezi cyangwa buri cyumweru, bitewe na karande z'iwabo.
ukaba ufite nk'umwana mu muryango, rimwe na rimwe ukabona arahwereye, rimwe na rimwe bamusenyera bari ibimuvugiramo ariko badafite ubushobozi bwo kubimukuramo nyine. Rero ibyo bintu icyo gihe byatangiye kwisaza mu miryango, kino kimera hari ukuntu gikoresha iyo myuka mibi itangiye gutera muri urwo rugo rwawe, mu bana bawe, umugore cyangwa umugabo, bakubita hasi bagahwera burundu burundu burundu. Ariko atari igicuri, ugiye kwa muganga bagusuzuma ibicuri barakibura. Akenshi nkunda kubwira abantu, nimba ufite ikibazo gikomeye nyarukira kwa muganga. Nimba ugeze kwa muganga bakakuburamo indwara, bifashe ibyumweru 3 bakubuzemo indwara wakoresheje n'imiti, hano hanze hari ibimera byabugenewe, hariho n'abaganga babikoresha, cyangwa ku muntu w'umukecuru cyangwa n'abandi bantu, ukajyayo akagufasha. Abantu benshi rero Kinyarwanda bayica amazi, ariko nta kibazo, ibyo ngibyo ntacyo bitubwiye. Ikizima ubumenyi ni bwo bwa mbere. Kumva ngo bagiye Tanzania, Uganda, Kenya, ngo mu Buhindi, kandi musize ibyiza iwanyu. Ibi byose nibyo bakoramo iyo miti isanzwe, ariko nibyo birumvikana, ntabwo mwabasha kubyizeramo, ariko ubyumva niwe tuvuga, ugendana nawe cyangwa akabasha kwifashisha muri ibintu aba twamubwiye kuri YouTube cyangwa n'ahandi hantu. Noneho bino miryango ya karande ari sezo zigera nka kino gihe cy'imyaka iba yeze, ugasanga icyo gihe nta mahoro ahari. Hari uburwayi butandukanye, impfu zitandukanye, ibintu ngo yajya bitiranya ngo ajyana, ngo usanga arapfuye, kandi igihe kigeze umuntu arapfa. Kwa muganga wapfirayo, mu rugo wapfirayo, mu nzira wasitara ugapfa. Ariko nimba urwaye nyarukayo bagusuzume, barebe, banyuze mu cyuma nibaburamo indwara, uvuga ati hari umuntu nzi nagenda akandera ko nanjye nawe mfite uburwayi, ukajya hehe? Mu masengesho. No mu masengesho harimo abagwayo, biterwa ko igihe cy'umuntu iyo kigeze arapfa nyine, nta kundi. Ariko nimba tukiriho, reka duhangane n'ubuzima nyine, ubwo isi ishaka kudushyira hasi, ariko tujye tugerageza turebe ko twabaho. Undi muti rero uvamo kino kimera cy'iwacu, hari ukuntu umuntu ashobora kubyimba amaguru, ariko ayo maguru akajya yakamo n'umuriro. Wagikoresha gute rero? Uragenda ukakivanga n'ikirogora, nyuma kukivanga n'ikirogora ugashyira mu tuzi dushyushye, ariko tudashyushye cyane, ukajya wikandishaho buhoro buhoro, ariko niyo warangiza ukatira no mu rugo. Hari ukuntu ibyo ngibyo bishyuha, wenda bikajya binatera, igihe ubona watwaye ayo maguru ukumva birimo biraturutse mu ino, bigeze mu ino, birazamuka buhoro buhoro, birazamuka buhoro buhoro. Ubwo rero ibi bintu iyo bigenda bizamuka gutyo bikagera mu nda, niyo handi uzasanga inyama zo mu nda zatangiye kubabuka, wumve birazamuka bipushinga bijya mu mutima. Ni handi uzavuga ngo umuntu wakerewe kwivuza nyine, biba byageze aho ngaho biba byarangiye, ubundi kumuvura ngo ushaka wanamureka. Ushobora no kuzamuka bikabyimbisha inda, bikakubyimbisha ahandi ujya wumva ngo abantu barwaye icyo bita ngo ni urushwima. Uyu muti rero biba byiza iyo urwaye mujye mubanza mwivuze kare, nibyo byiza kugira ngo abantu babashe kubafasha muri ubwo buzima. Rero kino kimera ku bantu bakora bizinesi, urawufata ukawuvanga n'umwamira, ariko ukamurira ibyo bibi byose ugatera mu rugo. Ushobora ukawufata n'icyo bita umurehe, ukareha abo bantu bakakugarukira. Ibi bintu byose rero bikora muri ubwo buryo. Ibi bimera rero mubona Imana bishyizemo imbaraga zabyo, ibikora kino kizakora iki. Nimba ubirwanya uzareke kurya izo mbogeri cyangwa ayo mashu n'ibindi byose, kuko bino byose mubona ni ibidufasha muri ubu buzima bwacu bwa buri munsi.
tureba uko twakwifashisha muri ubu buzima bitandukanye n'ubundi buntu. Nimba ari cyo umuntu azi uzamwubahira akazi kiwe, nimba asenga umwubahire, nimba ari pasiteri ubimwubahire, nimba ari umufundi ubimwubahire, nimba ari umuganga wa kizungu cyangwa kinyarwanda ubimwubahire, kuko buri wese hano hanze Imana ifite uburyo yamugeneye ubuzima bwiwe. Twirinde guca imanza zitabera. Hariya ntujyeyo barabakora ibi n'ibi n'ibi, ni akazi kabo, weho imenye n'ibyawe n'umuryango wawe, twubake ejo hacu hazaza. Igihe tugezemo ni icyo guturisha abantu, guhumuriza abantu, ese icyo ntazi tugafashanya tukarindana, niyo viziyo tugezemo. Ariko mu bihe byo gusenya abantu, urabona hariya ni kwa runaka ntujyeyo, oya, kora ubundi witeze imbere. Icyo ntazi umbwira ati kora utya, ubundi twubakire ejo hacu heza. Kino kimera rero mubona gikunda no kuvura ba bantu bakunda kwituma diyari idakira, ituma bien. Ariko diyari tuvuga ni izi ngizi baba bateze abantu, ntabwo ari yayindi uzajya kwa muganga duhe twa tuni tuvura. Ibyo birabareba nyine niko babikora. Ariko ikintu dusigasire umuco wacu, tusigasire igihugu n'ibyabyo. Nimba ari Tanzania ni imiti ya Tanzania, nimba ari Inyarwanda ni Inyarwanda, nimba ari Imirundi ni Imirundi, nimba ari Kongo ni iy'Abakongomani, nimba ari iy'Abanigeria ni imiti ya Nigeria, hari n'indi nabo ituruka Sudani, nimba ari iy'Abahindi ni iy'Abahindi. Ariko buri gihugu n'ibyacyo. Twubahane rero, bubahane, kuko biba byiza, bituma twubaka ejo hacu heza. Ntago Abanyarwanda bavuze ngo akimuhana kaza imvura ihise. Rero bakunzi bacu Iwacu Bikorete TV, imyuka mibi iriho, abarozi bariho, abaduteza ngo tutegera bakavuga ngo nubwo akuze ntahazigeza. Ariko nimba hari umuntu abikubwiye gutyo, mwihorere, ukore. Uko ugenda ukora, Imana igenda iguha umugisha muri byose. Rero channel Iwacu Bikorete TV, nimba ukunze ikiganiro uzatwandikire. Uyu mushabishabi urakoreshwa cyane muri bizinesi, urakoreshwa cyane mu bintu byinshi cyane. Rero Imana ikomeze ibarinde kandi bagure muri byose, natwe turabakunda.